araza kugira hafi kugira ngo nk'umuntu uhagarariye itorero ndetse na perezida kuko byose byakozwe ku bufatanye bw'itorero, ntabwo korali yari kubikora yonyine ngo bikunde, kandi ubufatanye bw'itorero na korali bujya kubasha gutanga umusaruro ndetse bukagira umumaro kurenza kuba umuntu yakora wenyine. Reka twakire perezida abanza y'icyo avuga, turaza gukomeza nyuma twumva n'ibindi bikurikira. Ushima abakozi, dushima Imana uyu munsi wa karindwi twifuje gukora iki cyumweru cyose. Imana yabanye natwe kuva ku wa mbere nk'uko bibuzana n'ibikorwa bitandukanye by'ivugabutumwa muri rusange. Turashima Imana kubw'abantu bihanye ndetse n'umushumba nawe mu kubwiriza nawe bivuzeho. Turashima Imana yuko atari izina rya Gahoro ry'Imana ahubwo ari izina ry'Imana ryamamara. Icyo ni cyo dushima Imana. Hari abantu rero bihanye twagiye tubabona kuva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu no ku wa gatandatu, ndetse n'uyu munsi Imana yagize neza. Kandi tuzi ko hari n'abandi barihana na nyuma ya saa sita. Kuko tugamije ni ukubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakamenya agakiza. Imana yishimye cyane. Ikindi twakoze twasuye abarwayi ari Kabgayi kugira ngo tunabashishikarize rwose namwe abantu hari Kabgayi, hari abantu benshi bababaye bakeneye babageraho, muzajyeyo Imana izabamugisha. Twagiyeho tugaburira abantu bagera nko muri 300 kuri uwo munsi wa kane twagiyeyo, byagenze neza, Imana ishimwe. Uyu munsi rero nabwo muri aya materaniro twari twifuje kugira ikindi gikorwa dukora dufatanyije n'itorero ndetse kugira ngo n'ubuyobozi bwa leta nabwo burahari. Ni igikorwa twagiye tubabwira twifuza ko twazafatanya na leta n'ubundi kugira ngo twubahirize gahunda za leta. Muzi ko abantu baba babaye batabasha kubona ubwisungane mu kwivuza, kandi twaragize amahirwe ukaba ufite uko wivuza, ariko hari abantu benshi badafite uko bivuza. Dufatanya rero n'umurenge wacu, turabona birakwiye yuko umurenge nawo twafatanya, tukabona yuko tugize amahirwe tukumva ko bari gukora mu murenge wacu wa Nyamabuye abantu bose 100% bafite ubwisungane mu kwivuza, cyangwa se abantu bose umurenge wa Nyamabuye bafite ubushobozi bwo kwivuza. Byatunezeza tugashima Imana. Muri urwo rwego rero twifuje ko twatanga mitiweli ku murenge wa Nyamabuye z'abantu 200. Muri nacyo twavuga ko umushinga wo gufasha korali ya Gahoro perezida yakoze. Reka dusabe n'ubundi umuyobozi w'umurenge wacu abashinzwe ibikorwa b'umurenge wa Nyamabuye ugire hafi kugira ngo tumushyikirize imituweli y'abantu bashobora kuba bari muri uyu murenge ariko batarabasha kuyibona. Twagira ngo rero bose dushyikirize umuyobozi wacu. Murakoze cyane, Imana ibamugishe. Haleluya. Ubwo rero nk'uko mubibonye iki ni igikorwa, ariko nanone wenda tuwugire n'undi mwanya wo kubashimira mwese. Ntabwo twashima abaririmbyi bonyine, ahubwo turashima namwe mwese mwadufashije muri ibikorwa byose tumaze iyi minsi dukora. Imana ibamugisha. Ari ubuyobozi bw'itorero turakomeje kubushimira ko buturera neza, ko ibi byose niho tubikomora. Ubuyobozi bw'itorero ryacu ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu, igihugu n'ibyo abayobozi bacu ibyo badukangurira. Namwe mwese tubashimira ko mwabanye natwe, abadufashije abafatanyabikorwa bacu n'abaririmbyi bacu. Imana mwese ibamugisha. Murakoze cyane, mwafasha tugashimira Imana yashoboje neza kandi bakore ibikorwa uburyo bujya, ariko ntabwo ari igikorwa wenda cyane akorwa na korali gusa. Buriya nawe ubwawe uramutse Imana yaguhaye umugisha ukavuga ati ndabona mituweli z'abantu 100, waza ukatubwira buriya twafatanya kandi abo bantu tukabasha kubafasha ndetse ibintu bikarushaho kugenda neza. Ubonye ubushobozi bwo koroza abantu nibura 50 ihene, burya ubukoze igikorwa cyiza cy'urukundo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko buriya idini Imana yishimira ubukristo nabwo ni ukumenya abababaye, tukumva yuko dukwiye kuba hafi tukabafasha
kuri uramutse ubonye uburyo ukavuga uti nakubakira umwe mu bantu badafite aho kuba inzu wenda imusaziyeho namufasha nayisana. Ibyo byose ni ibikorwa byiza twumva gukangurira abakristo, abantu basenga, abantu bakorera Imana. Gusenga kwacu dukwiye kugendana n'ibikorwa, atari ugusenga gusa, ahubwo gusenga tugendana n'ibikorwa. Buriya niko bifite umumaro, kandi umushumba amaze kubitwigisha avuga ati ntabwo twebwe tuzahitamo kuryama, ahubwo bihisemo guhaguruka tugakora, kandi nitugenda Imana izagendana natwe. Imana ibahugisha. Tugiye kwakira, ndabona umushumba ari icyo ashaka kuvuga, ariko turaza kwakira n'umuyobozi wacu kuba yaje kudusura, tukaba turi kumwe nawe. Ntabwo yagera nanone atagize ubutumwa tugezaho. Reka rero icyo pasiteri ashaka kuvuga narageza turakira n'ubundi umuyobozi w'umurenge wacu kugira ngo aze atugezeho ubutumwa nawe yatubwiriye. Twagushimira korali ya Gahogo, ndibwira yuko ibintu byabakoze ku mutima. Yigeze gutanga itangazo aha ngaha batubwira yuko umurenge wacu wa Nyamabuye ari wo wa nyuma mu gutanga mituweli dusanze. Iryo tangazo twaritangaje rero ribakora ku mutima, n'abandi bakristo bose bagiye bagira uruhare rwabo, kandi n'ubundi bakomeza bikomeje. Twagushimira Imana ibahugishe. Twakire n'ubundi umuyobozi wacu kugira ngo nawe ageze ubutumwa yaba yabuteganyije. Ishimwe kugira ngo mbanze nshimire umushumba wanyu uhaye umwanya kugira ngo ngire icyo mvuga nanjye, ariko wenda kugira ngo mbere yuko ngire ikindi navuga, kugira ngo nanjye nongere mbasabe mwese turi kumwe aha ngaha mugize amashyi dushimire buri wese wagize uruhare. Murakoze cyane, kugira ngo nabashimiye ayo mashyi kandi muntije ngo no mu izina ryanjye n'abo baturage bazafashwa n'uriya musanzu mutanze aha ngaha. Ubwo natwe turabashimiye by'umwihariko umurenge wa Nyamabuye, dushimiye ADEPR Gahogo, ndetse by'umwihariko turabashimira rero. Icya mbere dushimiye kino gikorwa cyiza mwakoze cyo gutekereza mu bikorwa byinshi mwari mufite mugomba gukora, ariko mugatekereza no kuri bagenzi bacu, bagenzi banyu bagejeje kuri uyu munsi batari babasha kwibonera ubwisungane mu kwivuza. kugira ngo ni kimwe mu bikorwa n'ubundi itorero riba rifite, ndetse ntekereza ko nacyo ni igikorwa cy'ivugabutumwa. Turabashimiye rero cyane, ariko ntabwo ari cyo gikorwa cyonyine ADEPR dufatikanyamo n'ubuyobozi bwite bwa leta. Hari n'ibindi bikorwa byinshi dufatanyamo kandi bikagenda neza. Navuga yuko iri torero ryanyu ni umufatanyabikorwa mwiza wa leta muri rusange, kandi turabibashimira, ndetse n'iyo mikoranire n'ubufatanye tugira munsi ku munsi bizakomeza. Mbonye uyu mwanya rero ntabwo nagarukira aha ngaha gusa, ariko niryo jambo nyamukuru twagushimira, sibyo? Ariko nanone nk'uko pasiteri abivuze, ntabwo nashimira gusa, kandi nagize amahirwe yo guhura n'abakristo bangana gutya. Twebwe abakristo rero iyo turi hariya hanze mu nshingano yo kwita abaturage, ubwo rero niyo mpamvu ntagenda nagize indi mesaje imwe cyangwa ebyiri natambutsa nk'uko umuyobozi wanyu yarabivuze. Kimwe mu byo nari kuvuga, ndanashimira yuko bamaze kukivuga mu bigendanye n'amatangazo yatangukirwa aha ngaha.